Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba mumpaye ijambo. Nitwa koko Bimenyimana Jean Baptiste, nkora akazi ko gutwara abantu kuri moto mu mujyi wa Kigali. Mazemo muri ako kazi imyaka 12. Icyo navuga rero kuri iki kigega ni ikigega cyiza cyane, twaracyumvise twumva turishimye. Niyo mpamvu nkanjye nko kwihesha agaciro nahisemo gufata inshingano zo gushishikariza abagenzi banjye dukorana umwuga kugira ngo tugire uruhare rukomeye mu gushyigikira kino kigega. Mu kazi kacu ka buri munsi dutwara abantu b'ingeri zinyuranye, abakomeye n'aboroheje. Mu nshingano rero nihaye abantu ntwara barenga 30 ku munsi, nzajya ngerageza kugenda mbashishikariza gushyigikira iki kigega cy'agaciro. Urumva rero mu bamotari bagera ku 8 bari mu mujyi wa Kigali, nitwiha iyo ntego message izakwira mu gihugu cyacu mu gihe gito. Icyo nasaba abanyarwanda muri rusange, ab'ingeri zitandukanye, nuko buri muntu wese yazana inkingi ye tukazihuriza hamwe tukubaka igihugu cyacu, twubaka iterambere rirambye. Murakoze cyane. We yari yahisemo n'uburyo bwo batukanguriye bwo kohereza ayo mafaranga akoresheje telefone. Ngo no kwandika agaciro, akandika amafaranga 500 akayohereza kuri 20, maze agategereza kureba message imushimira yuko amafaranga yageze mu kigega. Mu gihe rero tugitegereje ko nawe abona message mushimira, Bank Populaire nayo yavuze ngo ntisigare inyuma, reka nongere ngore Minister Rwangombwa yigira imbere nanone yakire iyo nkunga, uwo musanzu wo muri Bank Populaire. Uzieri nawe ati message arayibonye mushimira, n'abandi twese badushishikarije abatari hano n'abahari ko twakoza dutyo. Message ati mutanze amafaranga, murakoze cyane. Kangore nyakubahwa Minister wa Finance yigira imbere twakire umusanzu wa Bank Populaire. Bank Populaire nayo iti miliyoni 10 turazitanze nk'umusanzu mu Gaciro Development Fund. Murakoze cyane nyakubahwa Minister. Reka dusabe Beata Uwimana. Beata Uwimana nawe aratwibwira mu magambo make cyane akazakora nuko yabyakiriye. Murakoze nyakubahwa Perezida kumpa ijambo. Nanjye nkora akazi kajyanye n'isuku mu mujyi wa Kigali, nkora hariya rompowe mu mujyi. Nkimara kumva ubutumire bw'uyu munsi byanshimishije. None nanjye nkaba muri icyo kigega ngiye kujya mbamo, nkajya ntanga nanjye amafaranga tugashyira muri icyo kigega. Kandi ikindi nkajya nshishikariza abanyarwanda kwitabira kujya muri icyo kigega kubera ko ari twe nyungu zacu
tuzajya tubona. Murakoze. Arakoze Beata. Kansabe na Ivan Mbarushimana igire hino. Mbarushimana ijambo ni ryawe. Mwiriwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame, mpagaze ahangaha imbere yanyu kubera ubutumwa nanjye koperative yacu Hinduka ikorera Nyabugogo, bakaba bantumye bitewe n'umuyobozi wanyu mwari mwadutumyeho natwe, banegeka kuza ahangaha kugira ngo bamenyeshe umusanzu bashatse gushyira mu iki kigega cyacu, kuko tuzakuramo inyungu n'abanyarwanda bose bagakuramo inyungu. Bakaba bambwiye ati ubwire nyakubahwa Perezida Paul Kagame kuko iki kigega yazanye kigiye gufasha abanyarwanda benshi, abishoboye n'abatishoboye. Bakaba bambwiye ati mbagaragariza amafaranga 10,000 bya buri kwezi bazajya bashyira mu iki kigega cyacu. Murakoze. Arakoze cyane Ivan Barushimana. Ati tuzajya dutanga 10,000 muri koperative yacu buri kwezi. Dufite ubutumwa nanone buvuye muri aba bakurikira. Abakozi ba Midimar na abakozi ba Midimar ntabwo ari ministeri, bati tuzajya dutanga $20,000 buri kwezi. Tudatanga umusanzu wa $20,000, ntabwo mvuze buri kwezi, excuse me. Abakozi ba Minease, Ministry of East African Community Affairs ngire, bati natwe tuzajya dutanga turatanga umusanzu wa $23,000,000. Abakozi ba BRD, Banki y'Igihugu Itsura Amajyambere, batanze nabo umusanzu wa $55,000,000. Rwanda Mountain Tea Group nayo iravuze ati itanze umusanzu wa $150,000. Niba hari uhagarariye Rwanda Mountain Tea waba uri hano yahaguruka tukamwakira n'amashyi menshi cyane. Bwana Gateranguri. Hari n'abandi bari hano batashoboye kwandika, barimo Bwana Leonard Karanira, Bwana Musoni Ndamage, Edouard Ruterana, Sina Gerard, Ildefonse Niyonsaba. Twasabaga ko nk'uko mbakurikije babegereje mikro bavuge mu magambo nanone make cyane inkunga yabo. Kansabe abo dufatanije akazi bafate mikro babegere. Duhere kuri Leonard Karanira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Aba nanjye mpagarariye Remigo Hotel mu rwego rwo gushyigikira Agaciro Development Fund, natwe dutanze $10,000,000 z'abanyarwanda. Bwana Karanira arakoze, reka dukurikizeho Bwana Musoni Ndamage. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu mwanya mumpaye. Nagira ngo mbashimire igitekerezo mwagize cyo gushyiraho uyu mushinga, ukaba ubaye n'umuhigo wo gushyiraho ikigega cyo kwihesha agaciro. Nka Top Tower Hotel natwe dutanze umusanzu wa $10,000,000. Murakoze. Arakoze Bwana Ndamage. Reka twegere na Bwana Ruterana. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndi hano mpagarariye Sofaru, ikaba icuruza ibikoresho byo kubaka. Byadushimishije cyane ko abanyarwanda bashobora kwihesha agaciro, tukagira icyo twakongera ku musanzu wo kubaka igihugu cyacu. Nkaba nemeye $10,000,000
muhagarariye Sofaro. Murakoze. Arakoze Bwana Ruterana. Reka twakire ijambo rya Sena Gerard. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rwose nishimiye iki kigega kandi kwihesha agaciro byo rwose nicyo buri munyarwanda wese agomba kumva. Kwihesha agaciro ngira ngo byumvikane kuri buri munyarwanda ni no kwitekererezaho ikimuvaho koko mu kwiyubaka nk'iyo akandi kagera ku banyarwanda gaturuka ku banyarwanda nibyo ndacyakomeza gukomeza kwiyubaka. Perezida wa Repubulika yatumenyesheje ko uko u Rwanda rungana ariko ku isi yose bakarureba. Nanjye nzi neza ko iyo akabanga karazenguruka ku isi yose u Rwanda barureba, bityo agashya byo birumvikana ko ari ikintu kigomba kuba kigaragara hose. Uko umukuru w'igihugu cyacu ahora dushishikariza ko muri buri bikorwa byose bigaragara biboneka hose ugomba gushyiramo akarusho ku bintu byose biba bihari. Kuko nzi neza ko ari igikorwa kizahoraho tukagenda duhozaho, kidakozwe rimwe ngo umuntu avuge ngo narangije gushyira mu kigega, ni uguhozaho uko akandi gatambutse ndashyiramo miliyoni 3, ariko mbe nzi neza ko ari igikorwa ngomba kugenda ashyiramo mfatanya n'abandi banyarwanda. Arakoze cyane Sena Gerard. Reka noneho twakire ijambo rya Ildefonse Niyonsaba. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Niyonsenga, ntaga Niyonsaba, Niyonsenga Ildefonse. Nkaba nkora akazi k'ubukonsilita. Nkaba rero nshima cyane iki gikorwa cyo kwihesha agaciro, cyane cyane ko abakonsilita ubundi ntago twanagaragaraga, wasangaga kenshi ibintu bisaba ubumenyi abantu bitabaza abantu bo hanze. Ariko nkashima cyane ko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko mwaduhaye agaciro, ubu natwe ubumenyi turabufite mu gihugu cyacu. Tukaba rero kiriya kigega nkanjye Niyonsenga Ildefonse nemeye gutangamo miliyoni 10. Murakoze. Arakoze cyane Niyonsenga. Muri aka kanya reka twegereye Speaker wa Senate, Perezida wa Sena, nawe yifuze kugira icyo avuga. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Sena nk'urwego rw'igihugu cyacu turatera inkunga iki kigega dushyizeho uyu munsi mu buryo butatu. Ubwa mbere turagishyigikiye kandi tuzakitabira. Ubwa kabiri nuko muri Sena abasenateri n'abakozi nanjye ubwanjye tugiye gukora inama tukatanga umusanzu tugomba gutangamo. Ubwa gatatu nuko nk'urwego ruhagarariye abaturage twiyemeje kuzasobanurira abaturage agaciro k'iki kigega dushyizeho ndetse no kubasobanurira neza ukuntu bagomba kukitabira. Umusanzu mu mafaranga bizaza mu buryo bwihuse, tuzabigeza ku nzego bishinzwe. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Reka twakire nanone ijambo rya Speaker wa Parliament. Ndashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya mumpaye kugira ngo ngaragaze mu izina ry'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yuko dushyigikiye iki kigega, kandi n'igihe cyashyirwagaho mu nama y'umushyikirano twari duhari, twari twafatanije n'abandi mu nama y'umushyikirano kugishyigikira, n'ubu dukomeje kugishyigikira. Nuko turi imitwe ibiri, ubundi yo Perezida wa Sena ibyo yaravuze n'ibyo nendaga gusubiramo.
ko uretse kugishyigikira ariko tuzatanga n'inkunga y'amafaranga. Impamvu tutayazanye uyu munsi cyangwa tutayavuga uyu munsi, mu kwezi kwa munani abagize inteko baba bari muri konje bagiye hirya no hino, ntabwo twashoboye guhura kugira ngo twumvikane ku cyo buri wese azazana, kuko dushaka kuzakizana nk'urwego, buri wese atagiye ukwe ngo azane ukwe. Tuzahura rero mu gihe kitarenze ibyumweru 2 kugira ngo umusanzu wacu wo muri iki kigega, ndavuga uyu mwaka gusa, kuko tuzakomeza gukora igikorwa gihoraho tuwugeze ku nzego zibishinzwe. Kandi nanjye ngashimangira ko abagize umutwe w'abadepite guhera uyu munsi byongera kubyo twari dusanzwe dukora, tuzakomeza kugira uruhare gushishikariza abanyarwanda bose n'abanyarwandakazi kwitabira iki kigega ku bushake bwabo, kandi bumva kuko ko ari igikorwa cyo kwihesha agaciro no kwihesha ishema nk'abanyarwanda. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane Speaker wa Parliament. Dukurikijeho ijambo ry'uhagarariye imirenge, gitifu uhagarariye gitifu ba gitifu bagenzi be. Ni urwego rukomeye cyane, reka nawe agira icyo atubwira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Itorero Isonga rigizwe n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, tukimara kumva iki gitekerezo cy'indashyikirwa twaragishimye nk'uko dusanzwe tubashima muri byinshi cyane mukorera u Rwanda. Icyambere twiyemeje ko Agaciro Development Fund tuzagasobanura abaturage, tuyobora neza kandi bazabyakira n'ishimwe, banakore ibyo mwadusabye nyakubahwa. Itorero Isonga rero rigizwe n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, uyu mwaka twiyemeje gushyira muri iki kigega miliyoni 41,600 by'u Rwanda. Murakoze. Barakoze cyane ba executive. Nkaba mfite ubundi butumwa bukomeze kuza. Societe Monumental itanze miliyoni 10. Bwana Mutangana nawe atanze miliyoni 10. Rusirare Jacques Amekicolor nawe miliyoni 10. Namwe kandi mutashoboye kwandika, urubuga n'urwanyu, wakwifuza ko bamwegereza mikro akire hejuru. Ndabona umuntu uhagaze inyuma hariya. Murakoze, nitwa Eric Mutaganda, mpagarariye Merez. Tukaba twashimye iki gitekerezo cyo kwiyubakira u Rwanda rwacu dushyigikiwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kuri ubu ikigo Merez kikaba cyemeje gutanga miliyoni 10, ariko akaba ari miliyoni 10 hano i Kigali, ubwo no mu ma province ahandi iri bazajya batanga miliyoni 1. Murakoze. Arakoze cyane. Hari umubyeyi ushyize ukuboko hejuru aho. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu izina rya Forum Ingenzi rigizwe n'aba Vice Mayors bashinzwe ubukungu mu turere twacu ko ari 30, natwe twabiganiriyeho nubwo dufite inshingano n'ubundi zo gukangurira abanyarwanda bose gushyigikira iki kigega, ariko natwe twihereyeho twiyemeje miliyoni 12. Murakoze. Arakoze cyane. Hari meya abafite akarambura amajwi imbere ye. Murakoze Your Excellency. Mu izina ry'abameya uko turi 30 twicaye imbere yanyu, tubanje kubizeza ko abaturage babigize ibyabo Agaciro Development Fund twe dutangirije iki gikorwa imbere yanyu dutanga miliyoni 15 ku ikubitiro, tugakomeza buri mwaka kujya tubikora nk'abameya kugira ngo izindi nzego zibyumve. Murakoze cyane.
arakoze meya. Reka twakire n'undi mubyeyi nyuma. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Urwego rw'ubucamanza igitekerezo cyatugezeho gusa cyasanze abacamanza bari mu kiruhuko cy'abacamanza, ariko twaragishimye cyane kandi twiyemeje kuzagitera inkunga nibava muri icyo kiruhuko. Inkunga yacu natwe tuzayigeza ku nzego zibishinzwe. Murakoze. Arakoze. Reka twakire ijambo rya Denis Karera. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Inkunga nshyira muri iki kigega ni 3. Iya mbere ni amagambo umuperezida wa kera w'abanyamerika witwa Kennedy yabwiye abantu bo mu gihugu cye ngo ntugasabe cyane iki gihugu cyagukorera, ahubwo jya usaba ukumenya wowe wagikorera iki. Iyo ni inkunga ya mbere. Iya kabiri, ubwo nkabasaba ngo twese dusuzume twebwe igihugu cyacu twagikorera iki, mwanya wo gutegereza icyo cyadukorera. Iya kabiri, mu kazi kanje mpura n'abanyamahanga hafi buri munsi, kandi aho iyi porogaramu yatangiriye maze no kuganira n'abatari bakeya. Ubu niyemeje ko buri mugoroba nzajya making sure ko nicaye n'abanyamahanga gusobanura Agaciro Development Fund. Benshi b'abanyamahanga ntibakumva, aba executive bavuze ko bazasobanurira mu gihugu, nzajya nsobanurira abanyamahanga. Ubwo nzunganira Minister wa Foreign Affairs, kandi namusaba ngo n'abandi bari hano bajye bakomeza kunyohereza abashyitsi, nzajye mbasobanurira cyane. Kandi ndangiza inkunga ya gatatu, company mpagarariye ya Parkview Courts itanze $5,000,000, kandi nabasaba ngo rimwe mufite akanya munyura mu bice bya Nyarutarama mwadusuraho gato mukareba uko dukora kugira ngo ubutaha tuzongere. Murakoze. Murakoze cyane. Reka twakire ijambo ry'uhaguruza inyuma hariya mbere y'uko mbasomera ubundi butumwa mfite hano. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Foramu y'abanyamahanga nshingwabikorwa b'uturere biyemeje kuzatanga $9,000,000 muri iki kigega, kandi bakazakomeza buri mwaka uko uzajya uza. Murakoze. Reka twakire ijambo rya gavana. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Mu izina ry'abagavana twiyemeje kuzatanga $5,000,000 no mwaka, kandi tukazakomeza uko umwaka uzagenda. Murakoze cyane. Kamfata umunota umwe mbere y'uko nsubiza uwabaye wa mbere mu ma districts, nsome ubutumwa mfite hano, mpereye kuri bank y'u Rwanda itsura amajyambere. Mbere bambabarire nasomye abakozi, ariko na bank yemeye gutanga $1,000,000. Kigali Bus Service nayo itanze $10,000,000. Mineral Supply Africa batanze $10,000,000. Intraspeed batanze $12,000,000. Rwanda Form Amejerwa batanze $10,000,000. Abakozi ba RIAM batanze $8,000,000. Fair Construction batanze $10,000,000. Soras Group Mhoranyi Charles batanze $10,000,000. Chairman wa Private Sector Federation
nawe yantumye ku giti cye ko atanze miliyoni 10 ni Bwana Mbundu. Ibyo nibyo nari maze kwakira, reka twakire inkunga umusanzu w'umubyeyi uri inyuma hariya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kumpa ijambo. Nitwa Colette Mukantayomba, nkaba mpagarariye kampani yitwa Papeterie La Fontaine, nkaba ncuruza ibikoresho byo mu biro mukuze gukoresha mwese ahangaha. Ubu ngiye niyemeje gukora ubuvugizi kuko nari nsanzwe nanabukora. Ikiruhuko kigiye kurangira, ababyeyi bagiye kuza kugura amakaye y'abana. Icyo nicyo cyambere tuzabaza kubashishikariza tubasobanurira ibyo ari byo, ariko abanyarwanda bazi yuko ari inshingano zabo, kuko kwiyubakira igihugu bisumba byose. Ku giti cyanjye nanjye nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkaba niyemeje gushyiramo ibihumbi 500 muri icyo kigega. Nkaba naniyemeje kuzajya ntanga umusanzu buri kwezi w'icyo kigega. Murakoze. Arakoze cyane. W'ibihumbi 10 buri kwezi. Arakoze cyane. Hari ubundi ubutumwa mfite hano buvuye muri Architects Association of Rwanda. Abo ni abarchitect batanze miliyoni 10 muri iki kigega. Reka noneho twakire Meya. Thank you, Your Excellency. Nagira ngo mu izina ry'abakozi b'akarere ka Kicukiro narayimuye nabo nimugoroba mbabwira ko ndi bujye mu gaciro, batinya ko wa Meya ntugende imbokoboko, bampa miliyoni 3 twamaze kuzishyira ku konti. Murakoze. Barakoze cyane abakozi b'akarere ka Kicukiro. Dufite indi nkunga, undi musanzu wa miliyoni 10 uvuye utanzwe na Nyagahene Eugene. Abafite mikro muyitange. Okay. Nanjye nitwa Nzungize Rwakagara Emmanuel, nkaba nkuriye aba exporters ba coffee, kubera gushimira igihugu cyaduhaye agaciro cyaye na coffee agaciro. Nanjye ku giti cyanjye nemeye ko nzagushishikariza aba exporters kugira ngo nabo bavuge icyo baza gutanga, ariko ngiye ku giti cyanjye ntanze miliyoni 11. Murakoze. Barakoze cyane. Reka dukomereze hepfo hariya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'umudamu nanjye wa rwiyemezamirimo ndashyira mu kigega miliyoni, kandi nzi ko nkorana n'abanyarwanda benshi. Nzakora ubuvugizi, nzabashishikariza iki kigega kuko akenshi abantu benshi bashaka kuba bakwiyumva mu gaciro k'iki gihugu, kandi natwe abagore turumva tuzagira uruhare rukomeye nk'uko dusanzwe turugira. Ndatangira kubashishikariza abagenzi banjye kuva uyu munota, ariko kandi n'ikigo mpagarariye ndashishikariza abakozi bacu kugira ngo nabo bazatangwe umusanzu w'agaciro, kuko udafite agaciro aba adafite ijambo, aba adafite n'icyo ari cyo. Murakoze. Reka twakire ijambo ry'abari hano hanyuma dukurikire hirya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Zinarizima Diogene, Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Nyamagabe. Maze kuganira na bagenzi banjye ba Perezida w'inama njyanama, twumvikanye yuko uyu mwaka uzajya kurangira dutanze miliyoni 10, kandi ibyo bikazajya bibaho buri mwaka. Murakoze. Murakoze, mukomereze hirya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Inama y'abakozi ku rwego rw'akarere ka Nyamasheke yamaze kuba, bakaba bariyemeje gutanga umushahara wabo w'ukwezi kumwe miliyoni 60. Murakoze nyakubahwa. Barakoze cyane abakozi b'akarere ka Nyamasheke. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nanjye nkuyobora abacukuzi b'amabuye y'agaciro, ntabwo
turashobora kuvugana nabo, ariko ngewe ku giti cyanjye nk'uko bikunze kuvugwa, nkanjye w'umucukuzi ndagaragaza ko mfite akazi mpeshejwe agaciro, nanjye ntanze miliyoni 5. Yakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abanyamabanga nshingwabikorwa b'intara n'umujyi wa Kigali bishimiye iki gikorwa, biyemeje kugishyiramo uko ari 5 miliyoni 3. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze executive. Reka nsome ubutumwa mfite hano, hanyuma dukomereze hepfo aho. Ishuri rya ULK, abakozi b'ishuri rya ULK nabo biyemeje gutanga umusanzu wa miliyoni 10. Ishuri rikuru rya Unirake naryo ritanze miliyoni 10. Ni Inlak, nsobanura aho ngaho ni Inlak ntabwo ari Unirake. Nabo bemeye gutanga umusanzu wa miliyoni 10. Abakozi ba NAEB nabo abakozi batanze miliyoni 40. Hanyuma dukomereze hariya. Murakoze, nitwa Gatete, nkorera umuryango utegamiye kuri leta witwa Oxfam. Ntabwo nashoboye kuganira na bagenzi banjye mbere yuko nza hano, ariko ndabizeza kuzabakangurira nabo gushyigikira iyi fund agaciro. Ariko ngewe bwite nk'umukozi mu Rwanda nemeye gutanga miliyoni 1.5. Yakoze cyane. Reka twakire nanone Meya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu rwego rw'akarere ka Gasabo twariho tugikusanya kuko hari umusanzu ufatika ariko uracyari munini, ariko hari umurenge umwe wantumye yuko bamaze gukusanya umusanzu wa miliyoni 1, nabo bakaba bagomba kuyashyitsa muri icyo kigo vuba cyane. Umurenge wa Ndera. Umurenge wa Ndera nawo turawushimira utanze miliyoni 1. Uburyo twese twitabira iki gikorwa biragaragara ko, reka twakire ijambo rya Sheikh. Reka mwegereje karambura amajwi imbere yuko. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Turabashimira kuri iki gikorwa cyiza. Abayisilamu mu Rwanda iki gikorwa bacyakiranye amaboko yombi, kubera ko ni igikorwa cy'agaciro. Bazirikana nanone agaciro bafite ubu kubera ubuyobozi bwanyu bwiza. Tuzakomeza kubaba bugufi mu kubasobanurira iki kigega, kandi no kubashishikariza kugira ngo bakomeze babe ku nsonga mu kukitangira. Ku bwanjye bwite ku munsi nk'uyu nguyu ntekereza ko ari umunsi ko agaciro karubakwa. Nk'umuyobozi wabo ku bwanjye bwite ndashyiramo miliyoni 2. Abadashoboye rero kubona mikro, tubashishikarize ku bushake bwanyu nanone mwandike kuri utu dupapuro mwasanze aho mwicaye. Turaza gukomeza twakira izi support yose, ariko hari nundi ufite uburyo ashaka kudushyigikira. Hariwe Mihigo Kizito yigere hino. Hanyuma ariko nkuko bigaragariye twese turi hano tubonye ko ari igikorwa cyitabiriwe na buri muntu w'ingeri zose. Reka Kizito nawe yigere hino afate mikro atubwire inkunga tugeneye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umusanzu w'umuhanzi murabizi usanzweho mu kubaka abanyarwanda, mu kubaka ubuzima bw'abanyarwanda, bw'igihugu cyapfuye kikazuka kikaba kitagipfuye ukundi. Ku giti cyanjye nk'umuhanzi nzishakamo 500,000. Fondation yanjye nayo ikora ibikorwa
igamije kubaka abanyarwanda izishakamo ibindi 500,000 donc ubwo 1 million byose hamwe. Hanyuma bitarenze impera z'ukwezi kwa 9 nzabahimbira n'indirimbo yitwa Agaciro k'Abanyarwanda izagira uruhare mu gushishikaza abanyarwanda kwitabira iki gikorwa. Murakoze. nuko nari nsabye abakurikiranye uko iki gikorwa cyitabiriwe begeranye bakusanye begeranye ibyo dushoboye kugeraho muri iki cyumba gusa bibereho n'ingero abandi batari hano bazakomerezaho mu kanya gato. Iyo raporo ndayibagezaho. murakoze cyane. Twagiye teranya pledges mwakoze muri iki cyumba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hari just a second. Hari ubutumwa tubonye wa Nyakubahwa First Lady Mrs. Jeannette Kagame atanze umusanzu wa 2 million francs. Turamushimira cyane. So duteranyije ari pledges twumvise kuri micro ari zatanzwe na Sheikh, hari n'ayandi ku bantu bagiye bandika ku dupapuro tutarateranya neza, ariko twashaka kubaha ishusho muri rusange y'amafaranga amaze kuba contributed y'abari hano n'ayatanzwe kuri SMSs. Twashaka kubabwira ko officially tumaze kugera kuri 1 billion. Twashaka gushimira abantu bose, tuzi neza ko niduteranya yageze 1.2 billion. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, for the correction. Ubwo tugeze kuri 1.2 kandi tuzi neza ko hari n'ayandi mwagiye mwandika ku dupapuro. So by the end of today we'll have the final total which will be communicated officially. Ariko icyo twashaka kubashimira nuko hari abantu batanze kandi buri muntu yagaragaje ko atanze uko ashoboye bimuvuye ku mutima, ari nayo spirit dushaka abanyarwanda bose bagira muri iki gikorwa.